usa na element ndetse uri mu ishusho ye. Iyo abantu bakubonye ntago babikwangira cyangwa hari ukuntu umuntu asanga n'umuntu ukabona bagenzi be barakaye bababaye mu by'ukuri ukabona ntago babyishimiye. Wowe iyo abantu babonye ko usa na element cyangwa se wenda ugahingutse ati njye ariko nsa na element, ntago bashobora kukurakarira cyangwa bagatangira kugupfobya bavuga ko wenda gutya na gutya bashingiye ku buranga, bashingiye ku mikoro, ugasanga mu by'ukuri ni bimwe mu bishobora mu ntwari ishobora kugabwaho ikagukomeretsa. Oya, ahubwo ndabikunda cyane. Babivuge, babikore, banamfollowinge, banamusharinge na video nkora, n'ibiganiro nkora byose babishyira mu comment menshi. Element ni umwe mu bantu bakunda gucisha make kandi bakitonda. Wowe kubera icyo ushabutse cyane, ese ntabwo ujya wumva wagerageza kugera mu nkweto ya Element hagira amagambo makeya? Ese buriya reka ngo wese niho sibyo ngiye gutya kano kanya mfite nteye Element ashobora kujya kuri kamera agatuza, ariko Element buriya ku ruhande mu gikari wabibaza abajeni baba bari kumwe mu gikari. Element ni umunye-vibe nyinshi cyane, vibe nyinshi. Urugero reka The Ben ni umuntu w'umunye-vibe, ariko kuri kamera niyo abonye ahindukiye akabona umuntu ari kumufotora cyangwa kumukamera, aho kanya ahita acisha make nyine akaba umwana mwiza. Bruce Melody hanze abatuje cyane kurenza kuri kamera. Urumva ukuntu ibintu biba bitandukanye. Element ni umwe mu baproducer bakomeye bo mu Rwanda bakoze ibihangano bifite imbaraga kandi mu by'ukuri ubona ko bifite icyerekezo. Twamuzanye kugira ngo atuganirize. Uruhande rumwe turabona ari kujya gusa na Element, urundi ruhande tukabona ari kujya gusa na Aisha Speed, simbizi kubera umusatsi. Wenda turi kumwe n'umukunzi wa Element ni umwe mu baproducer bakomeye bo mu Rwanda bakoze ibihangano bifite imbaraga kandi mu by'ukuri ubona ko bifite icyerekezo. Twamuzanye kugira ngo atuganirize. Uruhande rumwe turabona ari kujya gusa na Element, urundi ruhande tukabona ari kujya gusa na Aisha Speed, simbizi kubera umusatsi. Ariko abantu barambwira ngo uziyogosheshe ngo nibwo muzasa. Oya, singo uzagabanyeho, si ngombwa. Ariko bizi si ngombwa n'umusatsi birahura, nzashyireho uruhara. Anyway, biterwa nuko bishaka. Hari abasa na King James, hari abasa na Bijobija, hari abasa na Mitsutsu, hari abasa na His Excellency, hari abasa na Donald Trump. Ikimasa ngira ngo arakibonye gisa na Donald Trump. Donald Trump nawe asa na n'ikimasa gusa n'ikimasa ntacyo bitwaye. Urumva mba nguhwituye kugira ngo kuko urumva iki kiganiro kiba kigomba hari igihe kirebwa n'abantu bakuru. Ugakate ngo akuremo. Ntabwo ngakuramo ahubwo saba imbabazi kugira ngo bumve ko wicujije. Urumva Donald Trump bavuze ko asa n'ikimasa. Oya, nyine hari ikimasa bavuze ko basa. Ariko ntacyo kuba umuntu asa n'ikimasa ntabwo ari ibintu bibi. Imana imbabarire kuba ko Donald Trump asa n'ikimasa. Kimwe nk'uko nawe hashobora kuba hari inkende musa. Wallahi. Hari intare mushobora kuba musa. Intare arabavuga ngo ari inkende zitwa za korode. Reka tuvuge ko hari intare mushobora kuba musa. Ubusanzwe amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye banyita Fils, umwana w'Ikarongi kabisa barabizi. Nawe uri Karongi se? Element ni w'Ikarongi nawe. Ndi w'Ikarongi. Ahagana hera sa. Yariyongoje agaca ku ruhande da. Nuba ngo uva mu cyerekezo kimwe na Element. Ahagana he? Element yo nkeka ko ashaka kuva mu Element ava Rubengera. Nayo ni Rubengera. Element ava Rubengera ahagana he? Element ava Rubengera ava ku Kibuye. Ava ku Kibuye iruhande rwa hano ngo niba ari kwa papa ari we. Aho ngaho hafi yakoreje Saint-Marie. Hafi yakoreje Saint-Marie. Hafi ya Saint-Marie kabisa ku Kibuye. Ariko nawe urumva n'ubu ni mu murenge wa Rubengera n'ubundi. Buriya yakoreje Saint-Marie mu murenge wa Rubengera nayo. Ntabwo ari mbi. Bari good. Yakoreje Saint-Marie mu murenge wa Bwishyura. Abwishyura buri. Urumva ko ndahazi cyane. Ubwo nyine mba naswa sirega maze. Yego, mfite masenge wanjye utuye hari hejuru ahantu bita Nyegabo. Nandi aboro bita mu birambo bya Gashari barahazi. Hari bya Gashari hize mushiki wanjye ku Rumuri. Okay, wenda bwo ako ngako nakaba gaciyemo kugira ngo twumvishe nuko tubazi nyine. Ariko mu by'ukuri izina ko waragize amahirwe ugasa n'umuntu w'icyamamare, uzabikoresha gute kugira ngo ukemure ibibazo byawe n'iby'umuryango wawe? Ese bizatanga umusaruro cyangwa birahonga bazajya babikwitira gutyo gusa bibeho ntahereza? Kwitwa izina ry'umuntu, gukoresha izina ry'umuntu byiza. Ibi bishobora kukugaburira akawunga, bishobora kukugaburira imboga, bishobora kukugaburira ukarya ugahaga, bishobora bikagutunga muri Kigali, ushobora kubaho neza, ushobora kubaho
ntawe usaba, ubibyaje umusaruro ntubikoreshe nabi, Imana ibiguheramo umugisha. yego hari abantu usanga hari umunyaportugal usa anyway umunya Saudi Arabia niba ntibeshye usa na Cristiano, hari n'undi usa na Lamine Yamal, hari asa na Justin Bieber, ariko hari abajya bafata ayo mazina bakagenda bakagerageza kujya basambanya abakobwa, urumva bagakoresha iryo zina. Nawe ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Nimba ari izina uzi ko uruvuga ngo wiyiti abari ababiyitiriye, njyewe ni petit frère, impamvu zo ni petit frère, njye ukwanjye ni fils content creator kabisa. Yego ujya uteganya se gukora umuziki, ikintu cy'igihangano baririmba? Mfite umuzigo bro, umuzigo ejo muri mu kwa 10 bizarumba, ariko ndabizi, ariko ikibazo ubundi ikintu gituma abajene badakora we naje gusanga umva buri muturage yaririmba, ariko bitewe nuko azayiririmba akayiyumva, ariko nzayiririmba nje nzaye nyicurangira abuzukuru mbabwiye baje barisogokora yari umuhanzi wa live avukana na Element. Yego hanyuma iyo urebye umuziki nyarwanda na AI ziri kwaduka, ese ubona AI AI irimo irarusha vibe umuziki nyarwanda? Bruce Melody azasohora indirimbo imwe mu kwezi, AI isohora indirimbo 10 ku munsi, kuri co nimwe y'umuntu umwe. Urumva ako kantu? AI izasohora indirimbo 10 umunsi umwe, we asohora indirimbo imwe mu kwezi cyangwa mu mwaka. Ubwo urumva hari amahuriro reka. Hanyuma ibyo nta mpungenge se bibatera? Impungenge zirahari. Urumva AI zirimo zirica umuziki nyarwanda live w'isi muri rusange, kuko bagiye bakora ama remix atandukanye. Ntabwo cyumva indirimbo ngo umenye ngo iyi ni yandi, umva indirimbo kumva yo korali ntiyegeze baho. Hanyuma Petit, nibutse abanyarwanda ko turi kumwe na Element mutoya 7 TV, Simbi TV na Robot TV. Urumva twese turaduhara nyine kugira ngo tufatanye tubashe kwagezaho imyidagaduro, ubukungu ndetse na politiki tutagize duhutaza. Usa na Element ndetse uri mu ishusho ye, iyo abantu bakubonye ntabwo babikwangira cyangwa hari ukuntu umuntu asanga n'umuntu ukabona bagenzi be barakaye bababaye, mu by'ukuri ukabona ntabwo babyishimiye. Wowe iyo abantu babonye ko usa na Element cyangwa se wenda ugahingutse ati njye ariko nsa na Element, ntabwo bashobora kukurakarira cyangwa bagatangira kugupfobya bavuga ko wenda gutya na gutya bashingiye ku buranga, bashingiye ku mikoro, ugasanga mu by'ukuri ni bimwe mu bishobora mu ntwari ishobora kugabwaho ikagukomeretsa? Oya, ahubwo ndabikunda cyane. Babivuge, babikore, banamfollowinge, banamusharinge na video nkora, n'ibiganiro nkora byose babishyira mu comment menshi kandi bagenda babibona ahantu henshi. Nawe mpabaye ntabwo nzabatenguha kabisa, ntabwo nzabatenguha, nzakora boro nzima mbakubita ibintu ku murongo, kandi abankurikirana ku mbuga zanjye barabizi, ntabwo njya mbasondeka, aho mbasondetse nsaba imbabazi. Yego Element ni umwe mu bantu bakunda gucisha make kandi bakitonda. Wowe kubera icyo ushabutse cyane, ese ntabwo ujya wumva wagerageza kunyera mu nkweto ya Element kagira amagambo make ya ese buriya reka ngwese neho sibyo ngiye gutya kano kanya mfite nteye Element ashobora kujya kuri kamera agatuza, ariko Element bura ku ruhande mu gikari, wibaza abajene baba bari kumwe mu gikari. Element ni umunyevibe nyinshi cyane, vibe nyinshi. Urugero reka The Ben ni umuntu w'umunyevibe, ariko kuri kamera niyo abonye ahindukiye akabona umuntu nigari kumufotora cyane ku kamera, aho kanya ahita acisha make nyine akaba umwana mwiza. Bruce Melody hanze abatuje cyane kurenza kuri kamera. Urumva ukuntu ibintu biba bitandukanye. Njyewe hari igihe njya ugana nkamva abanyarwanda nyine na vibing, nkababwira ukuntu ibintu bimeze, information data forget you. Namahire kuba uva hamwe na Element cyangwa twabonye Joyeux abyaza amahirwe yo kumenyana n'umustar umusaruro. Tubona Ashton Small abyaza amahirwe Ashton Hall. Tubona Ashton India nabigenza uko nguko. Tubona mu by'ukuri abantu benshi bo mu Rwanda bagiye. Wowe Bogari nawe ngo yabyaje amahirwe gisususu. Yego nawe muvugeho. No Bogari yabyaza amahirwe. Wowe urateganya kubyaza Element umusaruro gute? Gukora byiza tukanahura tugakora ibintu bya dance. Element tuzakorana umuziki wala. Gira ijambo rimwe mubwira sasa. Yes. Aracyari petit frère wa Element, nubwo abantu benshi bagenda babihakana, ariko nyine ngewe mu bifata uko mubishaka. Element ndakwemera kandi ukora umuziki mwiza, ni we number 1 mu muziki nyarwanda, uri hejuru kabisa ku buryo yaba indirimbo yaba izukora atari n'izo uririmba zose ngenda nzifata nkazigushyiraho. Iyi ndirimbo isohotse za Cunami zose nkahita mvuga ko ari zawe, nifuza ko twatwika tugahuza
abanyarwanda bibona iyi video bayikumpere yego aka kantu gakatukamuhe ndakakata rwose ntugire impungenge hanyuma rero wenda turi kugenda tugana ku musozo dufite iminota 2 ariko mba nifuza gutestinga n'ubwenge bwawe testinga rero uriho nkamenya se by'ukuri uyu muntu azi ubwenge cyangwa uyu muntu akeneye kujya mu irerero akiga akagira ibintu yiyungura nako tugashyiramo ngo ariko ngo usigaye ngo wigisha abantu turabigisha niba utanu gusura Nziza TV show Nziza TV show subscribe buriya iba ari iya mbere cyane Nziza TV show ni ahantu heza kuko haba hariho sinema ubukungu zigaragaza ubukungu imyitwarire y'abanyeshuri nziza ni Nziza TV show haba hariho badanizo Kanyombya Marita nanjye ndiho so ubwo rero reka nkwibariza ibibazo ndebe ko mu by'ukuri uri umuhanga Petit Element yes umwana avukana amezi angahe 9 umwana avukana amezi 9 muri comment batubwiye Petit Element ni ukuwe kwezi kwa mbere k'umwaka ukwa mbere Petit ukwezi kwa mbere k'umwaka ukwa mbere kwitwa ngo iki mu kinyarwanda January yego urumva naratubwiye muri comment yego hanyuma Petit Element yego idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara angahe 6 ayahe n'ayahe mutuku icyatsi ubururu umweru umuhondo okay yeah ubwo muri comment baratubwira nizere kuri kubivuga ubikuye ku mutima kugira ngo aze kubasha guhitura niba ari ngombwa kubera iki umwana bamwambika oya batagenda yabunuje nose wowe kugenda umwana ahenera abantu ku muhanda ukumva ari ibintu bizima kumwambika no kugira ngo atagenda yambaye ubusa ahenera abantu hanyuma u Rwanda ruherereye mu cyerekezo cya Afurika mu burengerazuba u Rwanda ruri mu burengerazuba cyangwa ni mu majyepfo simbizi abantu batubwira muri comment ni ukuri ndagushimira mbikuye ku mutima kubw'umwanya waduhaye kugira amaraturuka ku Mana murakoze cyane ariko mwibagirwe gutera ivi ntabwo byemewe niko bavuze ndabivuze wa pasiteri bita yitwa Simeo ni pasiteri Simeo okay so tukifurira amaraturuka ku Mana nshuti murakoze cyane ariko mbere ko dusoza ndashaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko kuko tugiye gutegura projet izahura n'abantu ndashaka kuzafata element yego ngafata bijiji ngafata ubundi nzamukura hewe ugafata Juno na Juno azaba yagiye mu kazi ntabwo nzamubona nzamubona okay ngafata uwo Juno ngafata na Joyeuse bose ari aba second hari umuntu usa na Joyeuse yego Imana mworohereza tuzababona uzababona nta kibazo urakoze cyane urakoze Simeo